nuvuga ngo ku giti cyanjye Gabura video nana magana ane ashobora kuba yarakoze abantu n'igihumbi ku video ariko njyewe nkana magana ane bari na rimwe tazayi haje rwose nashaka uburyo nahunga ko njye naramutinye pe naramutinye cyane Damn. Uretse ibyo uvuze wahunga cyangwa waba magana ane na rimwe oya nahunga pe naramutinye Ozzy King. Show Pakalast. Ladies and gentlemen, umezemte, it's your boy Ozzy King, the one and known, the king of the mic, the biggest street promoter. Ndabasuhuje, ndanabazi. Uyu munsi nakiriye inana bita Nana. Nana, umeze ute? meze Baba neza yamata. ese we mwariye Hari agatweet nabonye nkafata na screenshot ka Barita zaravuga ati nyine ngo mu Rwanda yahabonye ibyana byiza ngarinda kuzaza ubu nyine ubutaha azaza mu Rwanda. Barita zara uko wamwumvishe nuko wamubonye kuko nawe buriya video magana ntabwo navuga ngo narazibonye narazumvishe ntabwo nazibonye pe abantu mubyumvi ntabwo nazibonye nazumvishe bazivuga ariko sinazibonye zose. ntabwo nazibonye zose Barita zaraje mu Rwanda kuko biba ngombwa kandi wowe na Barita zara hari ibihe mwumva mwagira ugize ayo mahirwe yo kuba mwahuze rero uko nabyumvise uko wabibonye oya ntabwo ariko niko nabyumvise niko nabibonye yego jyana ku Ariko- marangamutima yagusha ku marangamutima yawe. yego ku marangamutima yanjye nka Nana yego numvishe ko afite amafaranga Kandi urayakunda nta muntu wanga amafaranga nta n'uwo washaka ngo ubone ariko bitewe n'uburyo namwumvise yuko afite amafaranga kandi akaba akora akazi kose kuko urumva ntabwo wakora abantu magana ane utabibasha ntabwo afite video magana ane utari yayo. nuvuga ngo ku giti cyanjye Gabura nka video Nana magana ane ashobora kuba yarakoze abantu n'igihumbi ku video nka Nana ariko njyewe nka Nana magana ane bari na rimwe tazayi haje rwose nashaka uburyo nahunga ko njye naramutinye pe naramutinye cyane Damn. Uretse ibyo uvuze wahunga cyangwa waba magana ane na rimwe oya nahunga pe naramutinye ni ukuvuga ngo aramutse wenda namenye neza ko yageze mu mujyi wa Kigali nashaka uburyo njya mu ntara kugira ngo utazavaho uhura nawe uburyo wenda Bisobanuye nkundamo ko amafaranga ushobora hari kuzamugwaho nshobora kuzamugwaho ariko mu rwego rwo kwirinda kugira ngo najya mu utazavaho kuri ntara Barita zayo. Ikibazo mu ntara wajyamo ntizahereye kuko hari intara hano mu Rwanda tuzi zisurwa cyane intara y'amajyaruguru n'Iburengerazuba ndetse ko atari zo wajya najya mu majyepfo ngewe okay naho mwazahurira No. ese umuhungu mukundanye mugapanga ubukwe wamuha mwamaze kubana cyangwa wamuha mbere yuko mubana namuha twamajije kubana babumbajije ngo ese nimumara kubana akaba yakora nk'impanuka wenda ntaba agifite amaguru cyakangirika Ariko mu mutwe amaguru nta uzakomeza kibazo. umukunde amaguru nta kibazo guys ngewe umuntu twashakana akagira ikibazo nyuma y'uko twashakanye nakomeza cyangwa se nkamukunda akakigira mushaka Ngiya. hari n'igihe atagira ikibazo akaza agifite icyatumye mukunda nta nicyo cyanatuma nkomeza kumukunda ikindi wo kubyanga guteka yego rwose ujya ugaburira ibyo utumvishe ko byahiye urabanza ukumva ariko umugore cyangwa umugabo ntabwo aba ari ibiryo ugiye kujyana iwawe n'iki ni ukubaka urukundo yego urukundo ndabizi rufite ahantu henshi rushingiye na hari ahantu bavugaga harimo ariko kuri mukuru nawe ko nabibona ni 109 ku ijana none se urashaka njyane rimwe ayo umutumirwa dufite hano akasa mutwe ni ukuri ubwo ni ukuvuga ngo utabanje kumva ko bimeze neza nta ndakuzi niyo mpamvu ndi kuguhereza abanyarwanda abanyarwanda si mwakumvishe se 109 ku ijana ngese ninde yo kubihakana nyine biriya bintu byubahwe pe nindangiza njye kurya ibiryo bitarimo umunyu nakabyumviye kuri gaze nkawongeramo hakiri kare cyangwa ukawugabanyisha amazi kare kose akantu k'amazi rero kutubwira muri komenti niba wenda ari njye uri kwibeshya amazi arababeshye ushobora kuba watetse umva mbwira ushobora
ushobora kuba watetse wenda n'umuceri yego umunyu ukaba mwinshi umunyu ukaba mwinshi wakongeramo amazi bikaba ngombwa gufata umwanzuro wo kongera amandi mazi ngo uretse umuceri watema ahubwo reka nkubwire agatekinike tubishyire mu utaruzi mvange yego uhita ufata wa muceri hahandi uba utangiye kumuka ugahita uhata ikirayi ukagishyiramo ikirayi kibisi umunyu uragabanyuka ntabwo wabuze akahira ibibazo ko ari byinshi ramo mbaza ikindi mu kiganiro tujya tugira akantu ko kubazanya kugira ngo turebe nyine uko umuntu abyumva yego ibibazo byanjye rero n'umuntu bita Chaganix cyangwa se Kahigansi biba byoroshye ariko bidusaba gutekereza nyine ikibazo cya mbere dukunda kubaza abantu kimeze gutya ni igiki mu mpeshyi cyangwa ibyuma gihora gitose nuko numva mpiye gihora gitose ku muntu umuntu kandi uragifite ni igiki gihora gitose mu zuba no mu mvura ku muntu haba hakonje haba hashyushye mbese igihe cyose icyo kintu gihora gitose ku muntu ni igiki you kill it ni mu kanwa sibyo nyine mu kanwa nibyo ijisho ntabwo ndimo kubyumva cyane nko mu kanwa ijisho rihora iyo nsubiza ijisho wari guhita ubyumva byose ni bimwe yego abantu nyine muramwumva ayiciwe iri hejuru ayiciwe ni iri top Miss Nana umva ni umuhanga cyane nawe ushaka kuzasubirizwa ibibazo zamumagare ngo uzi icya kabiri ni igiki kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri ikintu kizamuka kikanamanuka kitavuye ahantu kiri kizamuka kikanamanuka kitavuye ahantu kiri yes ndahiye nigize umunyabwenge ariko nawe bigeze ndahiye sibo ni igiki we kanya we aha nibwo muri comment murashyiramo ni igiki kizamuka kikanamanuka kitavuye ahantu yaba tubwire kabisa ngewe nayamanitse kabisa buriya rero uri gukeka igiki tuwe ikintu kizamuka kikanamuka kitavuye ahantu ni hano kaboro none se urabona aka kantu kadakura mu ko katavuye aho kari nyine ntago nanunuse njye ndumva ni hano kari igisubizo ni esikariye ngiye guca hano namanuka kandi nkanazamuka zitavuye aho ziri adukunze sewe babuzwa n'iki kudukunda guys si mwadukunze buriya mudukunde mutwishimire yewe muduhe n'utubizo muri comment no n'amafaranga abahungu ndabiyamye nta bizo ngeneye ubwo njye urashaka mbe neza abakobwa baguhereza amabizo ariko nawe urabyumva so guys mwakoze rero kandi ntagire usimba kino kiganiro atagisoje mumbabarire kabisa mumbabarire mu gisoze kuko turabakunda cyane yeye uriye n'icyana hanze aha ngugate ndakinginga ngo tujye mu kabari ngugate fata icyana uhereye inyuma ngugate ndakubyinisha mpaka kugeza buke nyito ngera mu rugo kabona
Sawa man. Wewe vuga. uri kunyumva Yego. Yes, ndi kuyumva. muriye n'icyana hanze aha Ngugate. ndakinginga ngo tujye mu kabari Ngugate. fata umwana uhereye inyuma wa Ngugate. mwana. Hello guys, mumeze mutenizere ko mumeze neza. Ni Miss Nana TV show kuri Kira Street Talent kuri Oze King. Ese nawe uramushyigikiye? Yo, my people, mumeze show boy number 1, the biggest street promoter. Nkurikira, mwumva, nkakunda Street Talent kuri Oze King TV. Show mpaka last. Bombo Krami Watagwan, this is your boy Higgins ndagusuhuje. Sasa mari yari. Nabacaca mwengo gata youth naguri kunyo. Gata youth ari. Gata tiko mwabacaca mwengo kubimeze. Kumva. Hello guys, this is your boy Higgins ndagusuhuje ngo gutariko. Ibintu ni neza. Ase ko mutaya mu ibintu ni wanezure. Sasa rero ubu nje kubabwira kandi. Waruzi ko nkurikira Oze King TV. Sompa Crash. Street Talent is here for you, manik. This is your time. You need to make subscribe and share, comment. Then ibintu byose tubikurikirana muri comment icyo ushaka ugi dropping a day. Noneho tukwereke everything. Stay tuned. Don't waste your time to search the other channels. Oze King's here for you. Oze King. Show paka last. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda wanakoreho ibizamini inshuro nyinshi ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority.